nizeye yuko mumeze neza. Reka turebere hamwe ibintu bitanu bikunze gutuma abantu bava muri ubu buzima batabaye abakire, cyangwa se ukaba wava muri ubu buzima utabasha kuba waba uri umuntu w'umukire mu buryo buri ekonomi, ufite amafaranga menshi ahagije ushobora gukora icyo ushaka no kuba watemberera ahantu hose ushaka. Ikintu cya mbere rero ni kuba udafite igenamigambi ry'amafaranga, cyangwa se kuba udakora bije. Kuba udakora bije y'amafaranga yawe, uburyo ukoresha amafaranga yawe, ayo winjiza ngo umenye amafaranga winjiza amafaranga angahe ku kwezi, usohora amafaranga angahe ku kwezi, cyangwa se ni wabikora buri cyumweru cyangwa buri munsi, biterwa n'intego yawe. Kuba rero waba udafite igenamigambi ry'uburyo ukoreshamo amafaranga yawe, kudakora bije, gupfusha amafaranga ubusa, no kudateganya ejo hazaza, bituma amafaranga agenda mu buryo utazi. Abenshi uzabumva bavuga bati kuri izi tariki 30 nahembwe, ariko ngejeje ku itariki 5 cyangwa 10 sinzi ngo amafaranga yagiye he, bitewe nuko nta bije ufite y'uburyo ukoreshamo amafaranga yawe. Icyo ni ikintu cya mbere gikunze gutuma abantu benshi bava muri ubu buzima ari abakene. Ikintu cya kabiri, kudashora imari cyangwa kutigira ngo urebe uburyo wakwihangira imirimo, nyine gukora investment. Abantu benshi ntabwo bakunda gushora imari, ntabwo bakunda gufata risk. Ni ukuvuga ngo ahangaha uba ugomba gukomeza gutangira business yawe, ugatangira business yawe, kuko iyo ari business yawe iba imeze nk'urubuto urimo kuvomera. Ariko iyo ufite akazi k'umushahara uba uzindurwa no kujya kuvomera urubuto rw'abandi. Ariko iyo ari business yawe kiba ari igiti cyawe uri kuvomera, ukibagarira, ukomeza wita kuri business yawe iri kuzamuka, ukazagezaho uri umuntu wihagije mu buryo bwa economy, ufite amafaranga menshi. Rero ahangaha wakabaye uri umuntu ufata umwanzuro wo gushora imari, ukaba washora mu bintu runaka, noneho ku buryo ureka gushingira ubukungu bwawe ku kazi k'umushahara, ahubwo ukaba ugomba gushingira ubukungu bwawe kuri business cyangwa se ku mushinga wawe, ku ishoramari ryawe. Icyo ni ikintu cya kabiri. Ikintu cya gatatu, ubunebwe n'akamenyero ko gupfusha umwanya ubusa. Igihe ni ikintu gikomeye. Abantu benshi ntabwo bajya babara umwanya batakaza, haba ku masocial media, haba mu buzima busanzwe, bavuga, baganira, bagiye mu biparu bitaragira, ubunebwe, aryamye nta kintu ari gukora. Ntabwo bajya bafata uwo mwanya ngo babe bawuhereza agaciro, ku buryo bagomba kuvuga bati noneho nta gihe mfite yo gupfusha ubusa, cyane cyane mu bintu biri gutwara igihe cy'abantu muri ino minsi tugezemo, nk'uko nagiye mbibabwira murebe muri video zatambutse. Ikintu twita internet cyangwa se zino social media n'amateleviziyo ni ibintu bitwara umwanya munini. Kwirirwa kumara igihe kinini kuri social media ni ibintu biba byakwangiriza umwanya, ugashiduka ubaye umukene, kuko wa mwanya wakabaye uri gukoramo ibikorwa biguteza imbere, uri gukoramo ibintu bifite umusaruro, uzasanga wawumaze ku mbuga nkoranyambaga kandi ugasanga nta nyungu bigufitiye. No, ikintu cya kane ni ukuvuga ngo ni ukubaho hejuru y'ubushobozi bwawe. Abantu benshi uzasanga baharanira gusa n'abantu, ugasanga umwanya ku wundi arimo gushaka kugira ngo atunge telefone nk'iyo kanaka afite, ugasanga ari kugira ngo abe yakwambara nk'uko abandi bambara, agura imodoka nshyashya, abone style yasohotse nawe ahita ashaka kugwita yigura umwanya. Kubera ko cyane cyane n'izi mbuga nkoranyambaga, ibyo ureba kuri social media, abastari ubona ahantu basohokeye, ariko hariya uri kwibeshya cyane, kubera ko ntabwo ubona abantu nyine bameze neza, ariko ntabwo ubuzi struggle banyuzemo kugira ngo babe babona ubwo buzima bafite, cyangwa se babe baba, ntubuzi ngo bariye ruswa, ntubuzi ngo bibye, ubona bameze neza, kuko abantu berekana successful yabo, berekana success yabo, ntabwo berekana struggles zabo. Ahangaha rero uba ugomba kwirinda kuba wabaho ubuzima butari ubwawe, cyangwa se ubuzima burengeje ubushobozi bwawe. Ahangaha uba ugomba gukoresha amafaranga ari munsi yayo winjiza. Igihe cyose rero uzasanga uri gukoresha amafaranga aruta ayo winjiza, ukaba ushobora kwisanga mu madeni, uri gufata amadeni kugira ngo ubashe kubaho muri ubwo buzima, kuko ayo mafaranga ntabwo uba uyafite, cyangwa uri kwiruka ku bintu nyine by'akanya gato nk'amamodoka nk'uko twabivugaga. Icyo ni ikintu cya kane. Ikintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma dusoza, ni kutiga cyangwa kudakomeza kwiyungura ubumenyi. Ni ukuvuga ngo ahangaha ugomba kumenya ko isi ihinduka vuba vuba.
kudashaka kwiga cyangwa se gukura mu bitekerezo no gutekereza ku by'igihe kirekire bituma abantu benshi batagera ku iterambere, bashobora kurinda bava muri ubu buzima batabasha kuba bangira iterambere cyangwa se ngo bihaze mu bukungu, bihaze mu mafaranga, ku buryo amafaranga yawe ariyo agukorera. Ahangaha rero nakubwira ngo ugomba guhora wihugura umunsi ku wundi. Niba hari akantu kasohotse ukagerageza ukaba ubifiteho amakuru, niba hari amakuru runaka wumvise ukagerageza kwiga ubumenyi bushyashya, cyane cyane ukiga n'uburyo ushobora gukominiketinga n'abantu, uburyo ushobora gukorana n'abantu bizinesi zitandukanye. Ni ibintu bigenda bigufasha umunsi ku wundi. Ni ukuvuga ngo ahangaha nk'umwanzuro cyangwa se dusoza, banza winge gutunganya amafaranga make ufite. Intandaro y'ubukene ntabwo ari uko tudakorera amafaranga menshi, ntabwo ari uko mu ntoki zawe hatagira amafaranga menshi, ahubwo ayo ufite banza wige kuyamanaginga, wige kuyabyaza, wige kuba wayacuruza. Ni ibintu bizagenda bigufasha, noneho wongere ubushobozi bwawe uko bishoboka, kandi wirinde imyitwarire ibangamira iterambere, kuko hari n'imyitwarire nk'uko twagiye tubibona igenda ituma abantu baba bakene, aho usanga bamwe bari kujya mu businzi cyangwa se ari kujya mu bindi bikorwa byo kwishimisha, ariko ugasanga iyo myitwarire, ni ukuvuga ngo ubundi amafaranga ikintu cya mbere agenderaho ni imyitwarire tugira iyo tuyafite. Ntabwo ari ukuvuga ngo dukorera amafaranga makeya, oya. Rero niba utarafata imyanzuro kuri ibi bintu, nakubwira ngo ubanze ubiceho akarongo, ubyandike mu gakayi kawe, y'akayi y'abanyabwenge. Ciao ciao.